Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ku cyumweru no munsi Kiliziya iba yadutekereje cyane, n'indi minsi iba yaduteguriye amasomo, ariko umunsi wo ku cyumweru tuzirikana ku masomo matagatifu Kiliziya iba yateguye, kubera ko tuba dutekereza yuko buri mukristo wese yumva ko ari inshingano ye kujya gusenga. Uyu munsi rero amasomo Kiliziya yaduteguriye, isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 45 kuva ku umurongo wa mbere, hanyuma tukaza no kuva ku murongo wa 4 kugera kwa 6, hanyuma hakaba havuga ubutumwa bwahawe Sirusi. Uhoraho abwiye atya Sirusi, uwo yisigiye amavuta y'ubutore: ngushyigikirishije ukuboko kwanjye kw'iburyo, kugira ngo amahanga nyacishe bugufi imbere yawe, kandi ngo ngukingurire inzugi, maze imiryango ikinguke imbere yawe. Koko rero Yakobo umugaragu wanjye na Isiraheli nihitiyemo, yatumye nguhamagara mu izina ryawe, nkwita izina nubwo wowe utanzi. Nijye Uhoraho, nta wundi ubaho uretse jye, nta yindi Mana ibaho. Nagukenyeje umukandara kandi utanzi, kugira ngo iburasirazuba kimwe n'iburengerazuba bamenye ko uretse jye ibindi ari ubusa. Nijye Uhoraho, nta wundi ubaho. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Muvandimwe mwiza, rero ibyabwiwe Sirusi uri kubyumva, ariko Sirusi hano wenda ushobora kwibaza ngo ese ngo Sirusi ni muntu ki? Hano mbere yaho gatoya baravuga Isiraheli izarokorwa na Sirusi intumwa y'Uhoraho. Ni ukuvuga rero ngo hano niyo tutamenya amateka ya Sirusi, kuko ntabwo turi buze ko yahita tuyajya imuzi, ariko turumva ko abwirwa ibintu byiza, tukaba tutashidiganya kuvuga ko ari umuntu Imana yishimiye. Haleluya! Imana ikunze, Imana ibwiye amagambo meza. Haleluya! Imana ihaye amasezerano aryoshye. Uyu munsi rero Sirusi yabaye wowe. Uhoraho rero akubwiye atya, wowe yisigiye amavuta y'ubutore, ati ngushyigikirishije ukuboko kwanjye kw'iburyo, kugira ngo amahanga nyacishe bugufi imbere yawe, kandi ngo ngukingurire inzugi, maze imiryango ikinguke imbere yawe. Haleluya! Ni ukuvuga rero ngo Uhoraho arakubwira ati hari ibintu byinshi bigiye gutungana imbere yawe, bya bindi wajya gutekereza ko bitashoboka, bya bindi wajya kubona ari ibintu bikakaye, ibyo ngibyo rero bigiye gufunguka imbere yawe muvandimwe. Nyagasani uyu munsi arimo kukwibuka kandi akubwira amagambo akomeye cyane. Niba rero akubwira amagambo akomeye, aguha amasezerano meza, agushyigikirishije ukuboko kwe gukiza, agutabarisha ukuboko kwe, imiryango imbere yawe igakinguka, Nyagasani aba yakwibutse. Imiryango rero ikinguka biba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo hari ahantu ugera imiryango ikanga gufunguka, imiryango igakomeza kwifunga. Iyo imiryango yifunga rero ni kwa kundi uba usenga ariko ibintu bikanga bikaba bibi. Icyo gihe rero bavuga ngo imiryango iranga ikifunga. Nubwo ubusenga ariko ibintu bikanga bikakubana bibi, wasenga abana bakarushaho kuba babi, urugo rugakomeza kugenda nabi, icyo gihe bavuga ngo imiryango irakinze. Nyagasani rero yakubwira ati imiryango ngiye kuyikingura, ni ukuvuga ngo hari amasezerano mashya abagiranye nawe. Haleluya! Mugenzi ugana mu ijuru rero, hari amasezerano mashyashya Nyagasani agiranye nawe, yuko agiye kugukingurira imiryango. Ariko nubwo agiye kuyikingura, ntabwo ayikingura kugira ngo utukishe izina rye cyangwa umwitiranye n'izindi mana z'inyamahanga. Haleluya! Aravuga ati koko rero Yakobo umugaragu wanjye na Isiraheli nihitiyemo, yatumye nguhamagara mu izina ryawe, nkwita izina. Haleluya! Nubwo wowe utanzi.
Nyagasani rero yaragukunze akugirira neza nubwo wowe utamuze no kuvuga iki rero ntago ari kuvuga ngo ntago uzi ko hari Imana igira neza ntago ari kuvuga oya iyo haravuga ngo nubwo wowe utanzi no kuvuga ngo ibikorwa byawe ntago bijyana n'ibyo ngewe nshaka ntabwo mbese iteka ukora uko Nyagasani ashaka nubwo wowe uzi ko hari w'Imana ariko gukora ugushaka kw'Imana byarakunaniye byarakugoye noneho Nyagasani akavuga ati nubwo wowe utanzi ariko ngewe ngiye kukugirira neza nubwo wowe unyirengagiza kandi rero muvandimwe ushaka kuvuga uti mbese Sirusi ko yirengagije Imana ubu Sirusi koko sinjije cyangwa ukamwita ibindi byose uyu munsi tugiye kureba uburyo natwe twaba turi Sirusi Nyagasani yatugiriye neza yadufunguriye imiryango haleluya nuko turatambuka bigakunda hari aho tugera rwose twavuga bikihuta ariko twagera ku gice cy'amashimwe aho niho ngarutse ugasanga nta mashimwe dufite ahubwo igihe kinini turi kwirebera bya bindi bitigeze bikoreka ibyo ngibyo akaba ari byo twebwe tubona imbere yacu Nyagasani rwose ntabwo yangiriye gutya erega ngewe mbuzi iki ngiki none Nyagasani uyu munsi aragukangura kubwira ati ibuka ibyo nagukoreye unsingiriza ibyo nagukoreye kuko hari n'ibindi nteganya kugukorera haleluya Imana rero irateganya kuguma kukugirira neza niyo mpamvu usabwa gukomeza kwitwara neza imbere y'Imana nurebe rero ibi ngibi biguhangayikishe ngo utekereze ko ari ryo herezo oya Imana ifite gahunda ndende ku buzima bwawe nawe rero muvandimwe ujye ubyitwaramo neza Zaburi y'uyu munsi rero ni Zaburi ya 96 muri paranteze ni 95 Uhoraho ni umwami n'umucamanza w'isi yose nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya isi yose niririmba Uhoraho nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye uko bukeye mwogeza agakiza ke nimwamamaza ikuzo rye mu mahanga n'ibyiza bye mu miryango yose kuko Uhoraho ari igihangange akaba akwiye rwose ibisingizo indahangarwa isumba imana zose kuko imana zose z'amahanga ari ubusa naho Uhoraho akaba yararemye ijuru arashashagira ubuhangare n'ishema ingoro ye yuzuye ububasha n'ububengerane nimwegurire Uhoraho miryango y'amahanga nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'izina rye nimuzane ituro mwinshire mu ngombe ze nimwunamire Uhoraho wisesuyeho ubutagatifu nimuhinde umushyitsi bantu b'isi yose nimuvuge mu mahanga muti Uhoraho ni umwami yashinze isi yose ntihungabana imiryango yose ayicira urubanza rutabera ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe inyanja niyorome n'ibiyirimo byose imisozi nisabagire kimwe n'ibiyisesuyeho byose n'ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho kuko aje gutegeka isi azacira isi urubanza mu butabera arucire imiryango mu butarenganya bwe bavandimwe Zaburi y'uyu munsi iradusaba cyane guha icyubahiro Imana yacu kuko ariyo Mana iruta izindi mana zose ni ukuvuga ngo hariho Imana abantu bashobora kugenda bagashyira hariya bakayigira mbese bakazigira Imana ariko iyi Imana yacu yaserutse za mana zindi ziricara haleluya Imana yacu rero ni Imana ifite imbaraga ni Imana ishobora byose ni Imana nyamana twebwe rero abahawe umurage w'Imana yacu nyine abahawe kumenya Imana y'ukuri ni ukuri nimureke tuyigumeho iyi Mana rero hari ahantu yanshimishije cyane Imana yigeze kubwira umugabo witwa Gidiyoni ngo ajye gusenya urutambiro rw'Imana yitwaga Bayali Imana rero imuhamagara yaramubwiye ngo genda ni muri igitabo cy'abacamanza umutwe wa 6
kuva ku murongo wa 19 kugera ku wa 33 haravuga ngo Gideyoni araza abaga umwana w'ihene afata ifu yuzuye igitebo ayikoresha imigati idasembuye ashyira inyama mu nkangara n'amaraso mu cyungo maze byose abijyana munsi y'igiti cy'umushishi arabihereza. Umumarayika w'Imana aramubwira ati fata inyama n'imigati idasembuye ubishyire hejuru y'urutambiro maze ubisukeho amaraso. Nuko Gideyoni abigenza atyo. Umumarayika w'Uhoraho atunga isonga y'inkoni yari afashe mu ntoki maze ayikoza kuri za nyama no kuri ya migati idasembuye. Nuko umuriro ucucumuka muri rwa rutare maze utwika za nyama na ya migati idasembuye. Ibyo birangiye ntiyongera kumubona. Nuko Gideyoni abona ko yari umumarayika w'Uhoraho, niko kuvuga ati Nyagasani Imana koko nabonye umumarayika w'Uhoraho. Uhoraho aramubwira ati gira amahoro humura ntuzapfa. Haleluya. Gira amahoro humura ntuzapfa. Haleluya. Iyi Imana ikubwiye gutyo ibikubwiye amagambo akomeye. Gideyoni uyu munsi tuvugana ntakiriho, ariko Imana aramubwiye ngo gira amahoro humura ntuzapfa. Wenda ushaka kwibaza utese Imana ntiyamubeshye, ariko Imana ntabwo ibeshya. Haleluya. Kubera yuko Imana mbese ibyivuze iba yabitekereje, ntabwo ari bya bindi byacu byo kuvuga duhubahubuka. Turacyakomeza rero kuko ndacyashaka kukwereka ubwiza n'ubwema bw'Imana. Nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati fata ikimasa cy'umushishe cya so maze usenye urutambiro rwa Behali ruri kwa so, kandi uteme n'igiti cyeguriwe ibigirwamana biri iruhande rwarwo. Hanyuma wubakire Uhoraho Imana yawe urutambiro rutunganye ku kanunga kuriya musozi, ufate cya kimasa ugitureho igitambo gitwikwa hejuru y'inkwi za cya giti cyeguriwe ibigirwamana uri bube watemye. Nuko Gideyoni afata abantu 10 mu bagaragu be maze agenza uko Uhoraho yari yabimubwiye, ariko kubera ko yari yatinyaga abantu bo mu nzu ya se nabo mu mujyi, aho kubikora ku manywa abikora nijoro. Mu gitondo abantu bo mu mujyi babona urutambiro rwa Behali rwarimbutse ndetse n'igiti cyeguriwe ibigirwamana cyari iruhande rwarwo, basanga cyatemwe bagitwikishije ikimasa ho igitambo ku rutambiro rwari rumaze kubakwa. Nuko barabazanya bati ibi byakozwe nande? Bamaze kubaririza no gushakisha baravuga bati Gideyoni mwene Yowasi niwe wabikoze. Abantu bo mu mujyi babwira Yowasi bati shyira ahagaragara umuhungu wawe maze apfe, kuko yarimbuye urutambiro rwa Behali kandi agatema igiti cyeguriwe imana zacu cyari iruhande rwarwo. Yowasi asubiza abari bamukikije bose ati ese nimwe mugomba kuburanira Behali cyangwa se nimwe muje kumutabara? Buri muntu wese ushaka kuburanira Behali agomba kwicwa butaracya. Niba Behali ari imana niyiburanira ubwe, kuko Gideyoni yarimbuye urutambiro rwe. Haleluya. Uwo munsi Gideyoni bamwita Yerubehali, bavuga bati Behali yiburanire kuko yarimbuye urutambiro rwe. Jambo ry'Imana dushimiye Imana. Nashakaga rero kukubwira ko Imana yacu iruta Behali. Haleluya. Bayali nyine bamwe bavuga Behali abandi bakavuga Bayali. Imana yacu ikabiruta izo mana zindi zindi bita imana. Haleluya. Ni nacyo Zaburi uyu munsi tubwira, iyo mana ni muyihe ibisingizo, iyo mana ni muyitura amaturo, mahanga yose ni mupfuka. Haleluya. Ni mupfukamiriye Imana, kuko iyi Mana yatsinze Behali, iyi Mana yatsinze Dagoni, iyi Mana yatsinze za mana zose z'inyamahanga. Haleluya. Iyi Mana rero ni Imana nyamana. Nanjye niyo ndi kukubwira uyu munsi gupfukamire muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru. Ijambo ry'Imana rero rya kabiri turi bwumve uyu munsi riri mu ibaruwa Pawulo n'umwandiki Abanyatesaloniki, ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandiki Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera kwa 5. Haravuga ngo
Jyewe Paulo na Silivani na Timote kuri kiliziya y'Abanyatesaloniki bibumbiye ku Mana Data no kuri Nyagasani Yezu Kristo tubifurije ineza n'amahoro. Iyo tubibutse mu masengesho yacu ntiduhema gushimira Imana kubera mwebwe. Duhora twibuka ibikorwa byiza no kwemera kwanyu n'imiruho muterwa n'urukundo rwanyu n'ukuntu mwiringiye umwami wacu Yezu Kristo mudatezuka imbere y'Imana umubyeyi wacu. Bavandimwe nkoramutima z'Imana, tuzi neza ko muri mubo yatoye. Koko rero inkuru nziza tubamenyesha ntabwo yabagejejweho mu magambo gusa, ahubwo twayamamaje dushize amanga twishingikirije ububasha butyaye bwa Roho Mutagatifu. Muzi neza ukuntu twabagenjereje tugamije kubagirira akamaro. Namwe mwaratwiganye mwigana na Nyagasani, maze mu bitotezo mwakirana ijambo ry'Imana ibyishimo bikomoka kuri Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Iri jambo ry'Imana rero Paulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki arabashishikariza kubona ubwiza bw'Imana, arabashishikariza gukora no gukomeza gukurikira urugero rwiza babatoje. Bavandimwe nkoramutima z'Imana, tuzi neza ko muri mubo yatoye. Haleluya. Tuzi neza ko muri mubo yatoye. Rero bavandimwe, namwe nzi neza ko muri mubo yatoye, kuko byarashobokaga ko izi nyigisho zitakugeraho muvandimwe, byarashobokaga ko zijya zitambuka zigaca hirya ariko wowe utazimenye, byarashobokaga ko utamenya Imana y'ukuri ariko Imana yakugiriye ubuntu urayimenya. N'ukuri nihabwe ikuzo n'icyubahiro. Njyewe buri gihe ngeze imbere y'Imana ndavuga nti Imana warakoze kutwimenyesha. Haleluya. Muvandimwe, niba utajya gushima ko wamenye Imana y'ukuri bishimire. Haleluya. Ntabwo rero iri jambo nubwo wenda arahakiriza yaduteguriye uyu munsi, ntabwo rirangiye ngo wumve icyo Paulo intumwa yabwiraga Abanyatesaloniki. Ahubwo yarakomeje arababwira ati byatumye mubera urugero abemera bose bo muri Masedoniya n'abo muri Akaya. Koko rero ijambo rya Nyagasani riherereye iwanyu ntiryasakaye muri Masedoniya no muri Akaya gusa, ahubwo inkuru y'ukuntu mwemeye Imana yamamaye hose ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Bose kandi bavuga uko twakiriwe iwanyu n'ukuntu mwayobotse Imana mugata ibigirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri, kandi mutegereze umwana wayo Yezu Kristo yazuye mu bapfuye, we uzaza ava mu ijuru ngo adukize uburakari bugiye kuza. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nubwo rero uyu munsi tugomba kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5, ariko ntabwo byabuza ko wanasoma ukazageza no mu ibaruwa Paulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki nayo ukanayirangiza. Abanyatesaloniki rero uko turi kubumva ni abantu bakiriye neza ijambo ry'Imana kandi bakiriye neza abakozi b'Imana, bityo rero bahavanye ubutoni bukomeye cyane. Na Paulo n'umwe akavuga ngo duhora twibuka ibikorwa byiza n'ukwemera kwanyu n'imiruho muterwa n'urukundo rwanyu n'ukuntu mwiringiye umwami wacu Yezu Kristo mudatezuka imbere y'Imana umubyeyi wacu. Duhora tubyibuka. Iyo rero umukozi w'Imana ahora abyibuka uko nguko Paulo n'umwe abivuga, ni ukuvuga ngo ahora basabira kandi yishimiye ko bariho. Haleluya. Hari ahantu homerutse kumva nyine kuri radio barimo kwigisha umupasiteri nyine ari kuvuga ati mujye mwita ku bakozi b'Imana, ati nguko abakozi b'Imana ari abantu badasanzwe, ati umukozi w'Imana ashobora kujya imbere y'Imana akagutakambira kandi bigakunda. Ndavuga nti rero iyaba wenda nk'abantu benshi bajyaga bumva aya maradiyo bakumva n'izo nyigisho, byajya natwe bitworohera kubivuga, kuko hari igihe tuvuga gutyo ugasanga benshi babitwara uko babyumva. Ariko rero umukozi w'Imana ni ukuri aba ari umukozi w'Imana. Nk'uko umuntu akorera kampani ikamenya ko kuri liste de paye yabo baba bamufite, yagira ikibazo, mbese muri make ubu kampani zivuza abakozi bazo, mbese imishahara abakozi bazo, mbese ibintu
byose niyo habaye wenda nko kuvuga ngo bongeza abakozi babo, mbese muri make abakozi babo. Natwe rero abakozi b'Imana duhabwa umushahara n'Imana ishobora byose, twongezwa n'Imana ishobora byose, tuvuzwa n'Imana ishobora byose, haleluya, byose bituruka ku Mana ishobora byose, tugaburirwa n'Imana ishobora byose, twambikwa n'Imana ishobora byose, haleluya, ibyo byose bituruka ku Mana ishobora byose. Niyo mpamvu rero njya mvugana abantu b'Imana, abantu bashatse babitondera, nubwo baba baciye bugufi ari abantu baciriritse, ariko baba bafite uko bakomeye mu buryo navuga ngo butarimo ibikabyo. Rero Pawulo intumwa arashishikariza abanyatesaloniki kuguma mu rukundo, kuguma kwihangana bategereje amaza ya Nyagasani. Nawe rero uri umunyatesaloniki uyu munsi urashishikarizwa kuguma gutegereza amaza ya Nyagasani, udacitse intege cyangwa se utagiye kwiyumvira ngo use naho ibintu biba byagucanze. Ivanjiri y'uyu munsi rero niyo tugezeho. Ni ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 22 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 21. N'umusoro wa Kayizari niko havuga. Abafarizayi baragenda bajya inama yo gufatira Yezu ku magambo avuga, nuko bamutumaho abigishwa babo n'abaherodiyani, baramubaza bati, mwigisha, tuzi kuvuga ukuri kandi ukigisha inzira y'Imana ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu. Nuko rero tubwire uko ubyumva, ese guha Kayizari umusoro biremewe cyangwa sibyo? Ariko Yezu wari uzi ubugome bwabo arabasubiza ati, mwandyarya mwe, igituma munyinja n'iki? Nimunyereke igiceri mutangaho umusoro. Bamuhereza idenari, nuko arababaza ati, iri shusho nibi byanditseho ni ibyande? Bati ni ibya Kayizari. Nuko Yezu arababwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Babyumvise baratangara, bamusigaho barigendera. Ngaya amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bamusigaho barigendera, bamaze kubona yuko aho bashakaga kumutegera batakimuhamubonye. Tutibagiwe rero ko uyu munsi ari umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa. Ibi rero Nyagasani Yezu ari kubikora agira ngo mbese uyu munsi Kiliziya yaduteguriye ko umunsi w'iyogezabutumwa tugomba no kumva uko Nyagasani Yezu yogeje ubutumwa. Ntabwo yabwogeje mu buryo bumworoheye. Abafarizayi n'aba basaduseyi n'abandi bazaga kumwinja. Kwinja umuntu ni ukumubaza ikibazo ushaka kugira ngo umutege imitego, navuga nabi cyangwa akabikora nabi umugirire nabi. Ni ukuvuga ngo aba bari bafite ububasha, bari bafite izi imbaraga z'isi, haleluya, bari bafite imbaraga z'isi, ari nazo bitwazaga kugira ngo baze kugira Yezu nabi. Batinyaga kuba bamugirira nabi kubera ko Yezu yari yarakwikiwe na rubanda rwinshi, noneho kubera gutinya rubanda bagatinya ko bahemuka, bese bahemukira Yezu mu buryo bwo kumugaragaro. Ariko mu by'ukuri bari bafite inabi mu mitima. Rero baraza, bahageze bashaka kwinja Yezu, baramubaza bati, mwigisha, tuzi kuvuga ukuri kandi ukigisha inzira y'Imana ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu. Urumva ni indyarya, ariko bazi ko ari mwigisha. Wigisha rwose neza Mana we, inyigisho ariko inyigisho rwose ziryoshye we. Niyo mpamvu rero Yezu Kristo ajya avuga ati, ntabwo ari abavuga ngo data 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 bazinjira mu bwami bw'ijuru, ahubwo n'abakora ugushaka kwa data. Aba nabo uhereye kuri aya magambo bavugaga, washoboraga kuvuga uti, mbega abantu bari bazi Imana, mbega abantu basingije Imana. Ariko wumva icyari cyabazanye ngo bamwinja. Bamukumwinja rero ntabwo baje bavuga ngo Nyagasani, ngo Yezu, kuko ni ryari izina rye nyine, ntabwo ngo Yezu ngo ubyo uvuga we mwigisha, yewe tuzi kuvuga ukuri. Niba babizi se barabikurikiye. Tuzi kuvuga ukuri kandi ukigisha inzira y'Imana ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu. Ariko rero noneho tubwira uko ubyumva, ese guha Kayizari umusoro biremewe cyangwa sibyo? Yezu wari uzi ubugome bwabo
arabasubiza. Haleluya. Waruzi ikiri mu mitima yabo, waruzi icyo bo bagamije baza kwivugisha gutyo. Mbese bari bigeze beza. Tujya duhura n'abantu bameze gutyo rero rwose bigira beza, bakaba bazi kusiga amavuta imvugo yabo, ariko wamara gutirimuka bakakuvuga sebya ariko ugiye muri kumwe. Bigeze rwose abamarayika n'abatagatifu, rwose bigeze abantu bafite urukundo, rwose bazi no kuririmba no kubyinirira, kandi azi neza ko ibyo kubyiniriramo ari buze guhindukira akaba ari we uza kubikoresha kugira ngo akugirire nabi. Aba rero abafarizayi tujya duhura nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nguhumurize nkubwira ni Yezu wirukanye roho mbi mu bantu, wirukanye abacuruzi mu ngoro y'Imana. Haleluya, haleluya. Azirukana n'uburyarya mu mitima y'aba bantu. Ngo nuko rero tubwire uko ubyumva. Ese guha Kayizari umusoro biremewe cyangwa sibyo? Yezu rero avuga ati, ubwo iyo avuga ngo ntabwo byemewe, bari kugenda akavuga bati agomesha rubanda ngo ntibatanga imisoro. Noneho rero Yezu ahitamo kubabwira ngo nimunyereke igiceri mutangaho umusoro. Bamuhereza idenari, nuko arababaza ati, iri shusho nibi byanditseho ni ibyande? Bati ni ibya Kayizari. Nuko Yezu arababwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ni ukuvuga ngo buri wese n'ibye. Ibya Kayizari rero ntabwo ari ukuvuga ngo nayo mafaranga gusa, ahubwo ibyo bari barashushanyijeho Kayizari ni ukuvuga ngo nibyo bamwitiriraga. Ibyo rero bitirira Kayizari nibikomeze kuba ibya Kayizari, bikomeze bijya kwa Kayizari, ariko n'iby'Imana bibi by'Imana. Haleluya. Nawe rero muvandimwe, uyu munsi Nyagasani Yezu yaje iwawe, yakubwira ati ibya Kayizari ujye ubiha Kayizari, ariko n'iby'Imana ubihe Imana. Ibya Kayizari byawe rero ni ibihe? Ni inshingano ugomba gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uri umukozi aho ukora, ubwo rero uri mu bya Kayizari. Ibyo bya Kayizari rero ubikore Mana yanjye. We nibakubwira bati no gukora amasaha 10 ku munsi yakora uko wabyemeye, nibakubwira bati no kujya ukora uhagazaho kugira ngo ujye ukora wicaye ubikore, nibakubwira bati buriya rero hari abantu bajya bambwira mu Louise unsengere rwose ku kazi, hari abantu dukorana banyanze, none wenda intebe yanjye wenda intebe bayinkuraho rwose, bakaba bashaka kugira ngo njye nkora mpagaze, kandi rwose simbishoboye. Rero njyewe aho ngaho ndakubwira ni bya Kayizari bisubize Kayizari. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugikorana na Kayizari ugomba kubahiriza ibyo agusaba. Haleluya. Ugomba kubaha no kubahiriza ibyo Kayizari agusaba igihe cyose ukiri mu isi, cyangwa igihe cyose ugikorana na Kayizari. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, nimukibagirwe ko n'Imana igomba kubona ibyayo. Hari abantu rero bahera kwa Kayizari, ibya Kayizari bakajya bahora babiha Kayizari, ugasanga kubera ko Kayizari wa amenya gushinyika amenyo, akaza akabahagarara hejuru ati ni mumbi byanjye bitabaye ibyo rwose ngewe ndabafungira cyangwa ndabafunga, cyangwa mbese muri make ibihano bya Kayizari. Ibyo bigatuma abantu benshi mwibuka gutanga ibya Kayizari, ariko iby'Imana kubera ko Imana iba yiturije yicecekeye, ugasanga byaragiye byaraheze byarapfuye, nta nubwo abantu bajya bibuka ko iby'Imana bibaho kubera ko Imana iba yiturije. Ariko nyamara nubwo yiturije, nayo ibitegereje hari umunota izagera ikwereke ko burya nubwo yari ituje ariko itari ituje kubona ubuzima bwawe bujya mu kaga. Imana rero bavandimwe tugana mu ijuru, nidufashe kumva ibya Kayizari dufite, twumve yuko hari ibyo tugomba gutanga kugira ngo Kayizari nawe akomeze abe Kayizari uko nyine agomba kuba Kayizari. None se niba uri wenda tuvuge uri umukozi ntutanga imisoro, ubu rero iri jambo ry'Imana ntabwo ritwigisha kuba ibyigomeke, ntabwo rikubwira ngo yangura amenye ngo ntuzongere no gutanga imisoro, ngo ubundi se ngusora ngo kandi ugomba gutanga amaturo. Umva bavandimwe tugana mu ijuru, kimwe cy'icumi cy'Imana ugitange, ariko n'imisoro yo kwa Kayizari uyitange. Ntabwo ijambo ry'Imana rikubwira ngo urumva ngo kubera ko watanze ngo imisoro mu gihugu nyine ubamo ubwo usonewe kuzatanga ibya Kayizari. Ntabwo ari cyo bivuga. Cyangwa se ngo bakubwire ngo none ngo ubwo ngubwo ngo kubera yuko ngo rwose ngo ibya Kayizari ngo utabitanga ngo ugomba kujya utanga amaturo menshi mu kiliziya. Oya, ahubwo reka nkubwire uko tubayeho.
hari Kayizari uduteza akaboko, hakaba n'Imana idukangurira gutanga amaturo. Bityo rero mugenzi ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe bugabanyijemo ibyo bice bibiri. Hari igice cyo kwa Kayizari hano ku isi aho uba, urivuza, urarwara, urarya, urajya gute. Kayizari rero nawe akeneye kugira icyo ukora kugira ngo nawe atere imbere. Kayizari ni iyi si y'uyu munsi, Kayizari tumugereranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi tubamo. Hanyuma hakaba n'Imana ubwayo, nayo tugereranya. Imana tuzi ko ari Imana nyine, ubumana bwayo turabuzi. None rero ndagira ngo nkubwire ibya Kayizari, ubwo twamaze kumenya ibyo ari byo, twamaze kumenya ko Kayizari, haleluya, agereranywa n'iyi si dutuye n'ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari icyo dusabwa gukora kugira ngo isi irusheho kuba nziza. Reka rero nongere ngaruke kuri ba bakirisitu bigize ibigande, ba bandi bavuga bati gukora umuganda ntubikozwa, bati amatora utireka data singiyeyo, bati ariko se rwose ko hari ibikorwa wenda rusange bya leta utirishwishwe ibyo ntibindeba, kandi waragize ukaba uri umukristo ugana mu ijuru. Ndagira ngo ngukurire inzira ku murima nkubwira nti Yezu Kristo yaravuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Haleluya. Ni ukuvuga ngo niba leta iguhamagaye witabira ibya leta. Ntabwo abafarisayo baza kwinja Yezu bagiraga ngo Yezu avuge ngo ya, ngo urumva ngo abankorera ngo nibagatanga umusoro, ngo abankorera rwose oya, yarababwiye ati rero nimuzane icyo giceri. Haleluya. Nimuzane icyo giceri. Barebye basanga igiceri ni icya Kayizari. Aravuga ati rero iyi shusho nyirayo ni mu muhibye. Muvandimwe mwiza, ndizera yuko uri kubyumva, utazongera kwitwaza ngo yingo ngiye ngo ndi umukristo, ngo ntabwo nemerewe gutanga imisoro. Wemerewe kuyitanga ndetse uranabitegetswe kubera ko ukiri kwa Kayizari. Bya Kayizari rero ugomba kubiha Kayizari, n'iby'Imana ukabiha Imana. Niba wagiye mu rusengero uture, niba ari igihe cy'amashimwe utambwa amashimwe, ariko kandi bitakubujije no kuba umukristo. Uba umukristo mwiza mu rusengero ukoreramo, usengeramo, ariko kandi ube n'umuturage mwiza aho utuye. Haleluya. Amabwiriza ya leta yakurikize, ibyo leta igusaba byose ubikore nk'uko ibisaba, kuko hari Kayizari hakaba n'Imana. Ibya Kayizari ntabwo Yezu yavuze ngo ibya Kayizari muhe Kayizari ngo Imana muyihorere, oya. Nta nubwo yavuze ngo nimuhe Imana ngo Kayizari mumwihorere, oya. Ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ni ukuvuga rero ngo hari babiri ugomba kugira icyuha. Iby'Imana rero ntabwo Imana izagusaba byanze bikuza amafaranga, ahubwo ishobora no kugusaba ibikorwa byiza, kugira impuhwe, gukiranuka. Ibyo byose ni iby'Imana. Haleluya. Tuzajya tubisubiza Imana rero. Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ni iby'Imana mu bihe Imana. Nuko Yezu aravuga ati ibya Kayizari mu bisubize Kayizari, n'iby'Imana mu bisubize Imana. Haleluya. Gusubiza rero niryo jambo wenda tugiye kugerageza gusobanura cyane. Gusubiza ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguhaye ikintu nawe ukakimuha uba umusubije icyo yaguhaye. Mu yandi magambo, ubwo bucuruzi muvandimwe ufite, cyangwa se uko nguko umeze muri make, hari leta hari ikiguha. Reka rero leta tuyireba, ariko nayo turebe icyo tuyisubiza. Uko biri kose wenda ushobora kuba uri umukene, ntabwo ibyo ndibuze kubihindura rwose, kuko n'ijambo ry'Imana ntiryigeze rivuga ko abakene batakibayeho, ahubwo hahirwa abakene ariko bo ku mutima. Reka rero tuvuge uri umukene, ariko ujye wibuka ko igihugu utuyemo burya nacyo kigira ukuntu kirema gahunda y'umutekano. Mbese hari amagahunda leta ishyiraho kandi nawe bikakugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bityo rero ntukiyibagize yuko bikugeraho, ngo nibavuga bati abantu bagomba kwitangira igihugu uvuge ngo ubwo birareba ngo babandi badasenga, mwereka ngo biriya ngo nibyo abantu badasenga. Oya, ntabwo ari ibyo abantu badasenga, kuko Imana ikeneye n'abasenga. Ariko muri iyo myanya ifata ibyemezo hajemo abasenga, ibintu biba byiza kurushaho. Ugasanga abantu bose barangwa n'amahoro, aho kugira ngo barangwe n'imyiryane. Hari ibintu bajya bacisha nk'utuvideo bacisha nko ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga nk'abantu nk'abadepite bagiye mu nama y'abadepite, ukabona barafatanye mu mashingo, bararwanya rwose, ibintu birakomeye. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari ikintu kiba kitumvikana. Rero iyo hari umutekano mu gihugu, abantu bose bumva ibintu kimwe, izo ntambara ntizabaho hagati wenda y'abafata ibyemezo
mbese muri make icyo nashakaga kuvuga nuko izo nzego nizibamo abantu batuje baca bugufi bakira neza ijambo ry'Imana bizoroha no gufata ibyemezo bityo za ntambara hagati yabo zizaba nkeya cyangwa zizaba ntazo hanyuma rero n'ibyemezo babifate neza n'igihugu kiyoborwe neza. Haleluya. Niba rero bimeze gutyo umenye ko nawe hari icyo kayizaraguha uko biri kose za nama iyo ziterana ntabwo ziterana kugira ngo abadepite barebe uko bakongera imishahara yabo ahubwo ziterana kugira ngo bafate ibyemezo bigira icyo bikumarira. Iyo ubona abasirikare ingabo abapolisi bagenda ujye utekereza yuko ari wowe bari gukorera. Bityo rero hari ibyo ugomba guha Kayizari kubera ko nawe hari ibyo aguha uwo mutekano bakaguha uko biri niyo wakena ariko utwo wakoreye uragenda ukaduteka ukaturya wenda ukavuga uti ni dukeya ariko nta waraye aguhagaze hejuru. Ibyo rero ni bya Kayizari tugomba kujya dushimira Kayizari kandi tukamusubiza ibye kugira ngo nawe umutekano ukomeze ubeho. Iby'Imana rero nabyo tukabisubiza Imana. Ibyo byose no kuvuga ngo ayo mashimwe tujye tuyaha Imana ariko kandi turayishimira mu byiduha ntabwo ari ibyacu nta nubwo ari byo twishakira twebwe ahubwo ibyiduha nibyo twebwe tuyisubiza. Haleluya. Ngo tugutuye ibyo dutunze byose ni wowe wabiduhaye tubigusingirize. Ubwo si ibyaba yaduhaye turabimutura rero kuko ari we wabiduhaye tumusubiza ibyo yaduhaye. Dushatse kumutura ibyacu bwite ntabyo twabona kuko nta na kimwe cyacu dufite. Ibyo dufite rero byose ibyo dutunze byose nibye bihera hehe ku mwuka duhumeka uwo mwuka nuwe. Ubwo rero nibindi bye byose uzagenda wunguka burya iyo umuntu aguhaye ideni cyangwa akakubwira ati bukorera mu nzu yanjye ubukorera mu nzu yenyine igihe icyo ari cyo cyose abashaka kuza akakubwira ati sohora ibintu byawe ngewe ndiyiziye. None rero Nyagasani yaraducumbikiye aducumbikira muri iyi mibiri none iyo tugiye kumutura tumutura ibyo yaduhaye kandi tukabimutura kugira ngo tubimusingirize. Haleluya. Nawe kandi yibuka ubucuti bwacu nawe aturebana ijisho ry'impuhwe. Ngiki gituma rero tujya gutanga amaturo. None rero muvandimwe mwiza Nyagasani Yesu arakubwira ngo ibya Kayizari ubisubize Kayizari n'iby'Imana mu bisubiza Imana. Gusubiza wabyumvise nuguhu wari waraguhaye nawe ugasa naho wenda navuga ngo ushimira ko hari icyo yaguhaye. Babyumvise baratangara bamusigaho barigendera. Haleluya. Haleluya. Ntago bamufashe ngo bamwice nubwo bari baje kumwinja kugira ngo barebe bamutegera ariko Yesu yarabatsinze bamusigaho ngaho barigendera kuko ari Imana. Haleluya. Ndamukunda Yesu rero kuko ajya mbese asobanya ibitekerezo by'abiyita abanyabwenge nuko bagataha bamwaye bakamusigaho ngaho agakomeza kwigisha bo batashye. Haleluya. Ngo nuko bamusigaho ngo babyumvise baratangara bamusigaho barigendera kandi aho ngaho Yesu yararimo kwigisha abantu. Haleluya. Kuko uhereye ku mavanjiri yabanje uraza gusanga Yesu yarabwiraga abantu nk'hano wenda urugero umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi nuko ngo noneho arababwira ku murongo wa 41 aravuga ngo baramusubiza bati ariko na hano mu gutangira ngo nimwumva undi mugani habayeho umuntu wari ufite umurima wingamo imizabibu mbese akavuga none baramusubiza bati ni bande ni abantu ni ba rubanda. Abo rero abafarisayi baje basanze ari mu kazi bashaka kumwinja no kumukura mu byiringiro. Yesu amaze kubabwira amaze kubakurira inzira ku murima bo barigendeye. Yesu Kristo akomeza kuba nayambaga kuko ari byo byari bimunejeje kuba nayambaga akayigirira neza kurusha uko yagombaga kubwira abo bafarisayi. None rero muvandimwe ugana mu ijuru ndagira ngo nkubaze ko Yesu ari hafi yawe uri umufarisayi kuri we cyangwa se uri wa wundi utegereje ijambo ryiza? Niba uri umufarisayi urabuje gushaka icyo Yesu avuga kugira ngo umutegere ku ijambo. Niba uri wa wundi ukunda Yesu n'umutima wawe wose urabutegereje icyo avuga. Haleluya. Kugira ngo akize ubugingo bwawe. Bityo rero
twameze kumenya ko hari umufarizayi wa wundi w'indyarya uza gutega imitego Yezu. Tumaze no kumenya ko ari n'umukristo mwiza uza gushaka amaronko n'amaramuko kwa Yezu. Ndifuza rero ko twaba muri icyo cyiciro cya kabiri cy'abantu bakira ugushaka kwa data. Haleluya. Kandi bakagenda uko data abishaka. Ntitube rero nk'indyarya z'abafarizayi, kandi Imana ibahe umugisha, ibahe gusobanukirwa kurusha uko nabisobanura, aho najya nteshuka mu magambo Imana igihahanagura mu izina ryayo rikomeye. Ahubwo dukomeze tube abagenzi bagana mu ijuru kandi bameze neza, tube abatari abafarizayi, tujye kure y'abafarizayi. Imana rero iduhe umugisha kandi tugire icyumweru cyiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.